Umutahira TV, inshuti bakunzi b'Umutahira TV, nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Nyita Umutahira, nyita MC, ariko nitwa Leonard. Mbere na mbere ugomba kuba ufite iriya application yitwa passport photo. Hanyuma ukayikirikaho, iyo umaze kuyikirikaho ikwinjiza ahangaha. Hanyuma iyo umaze kugera ahangaha ukirika hariya handitse new photo. New photo niho ukirika. Iyo umaze kwakirikanaho ngaha aho ikugeza kwereka ahantu hari ibihugu bitandukanye, ariko twebwe turashaka USA. Niyo twakiritseho turagiye. DPI dushaka ni 300, 450 tuyikoresha. Turakoresha DPI ya 300. Tumara gukoresha DPI ya 300 tureda twinjira itugeze ahangaha. Urabona barakwereka size y'ifoto ukuntu ibingana. Inch ni 2x2. Hanyuma head umutwe uraba uri kuri 62%. Hasi urabonaho kamera, uboneho na galeri. No kuvuga muri galeri harimo amafoto ushobora gushaka ugiye gukora. Hanyuma muri kamera ushobora gukamera bisanzwe. Twebwe rero tugiye kunyura kuri kamera kugira ngo dukamere bisanzwe. Dukoze kuri kamera ihise ituzana ahangaha. Application ikwereka ibintu byose systeme iba irimo. Urabona ahantu ugomba gushyira umutwe n'ibitugu byose haragaragara. Ni ibintu byoroshye cyane. Muri iyi systeme biba bisa naho byikora. Ntibazongere kubarya amafaranga. Ibi bintu mushobora kubyikorera kandi bikaza bimeze neza. Ngewe telefone nkoresha ntabwo ari nziza cyane, ariko wowe ushobora kuba ufite telefone ikora neza amafoto. Ubwo ngubwo niba twamaze gushyira muri kariya kantu hagati turahita dufotora nyine. Hanyuma reka irodinge kugira ngo ifate iyi foto. Iyi foto imaze kuyifata. Niba rero imaze gufata iyi foto, icyo tugiye gukora kindi ni ugutegereza tukareba. Urabona nge sinabonye igikuta cy'umweru, ariko uko bisa kose nagerageje gukoresha igikuta cyenda kuba white. Iyo hajemo aka kantu rero biba bigiye kuyiringaniza neza. Niba itariringaniye igahita iringanira. Reka turebe ukuntu bigiye kugenda. Ifoto yacu igiye guhita iringanira ubu ngubu. Nibyo bikurikiyeho, ifoto yacu igiye guhita iringanira neza. Ifoto yacu iraringaniye. Ahangaha rero kuri aka kaziga no tutuntu dutambitse tubiri hasi no hejuru n'aka ko hagati kazamuye, ugomba gushyira hagati na hagati. Umutwe head hejuru, hanyuma chin akananwa urakora hagati use n'umanura cyangwa uzamura. Nurangiza ukore kuri aka gatoki uzamure kugira ngo kariya kaziga kizingire ku mutwe, gakore kuri chin ku kananwa. Hariya hejuru kariya karongo gatambitse nako gakore kuri head. Ibyo nurangiza kubikora umekinze sure neza yuko byahuye bimeze nk'uko ubishaka, urahita ukanda hariya hejuru kugira ngo next ukore. Next urebe igikurikiraho ugiye gukora. Reka turebe rero next ikigiye gukurikiraho. Ifoto yacu iragaragaye. Hanyuma kugira ngo iriya background yacu itari white, yakagombye kuba iri white, nta bindi twagakoze. Ariko reka tuyishyire kuri brightness, ku rumuri. Ugomba gushyiramo urumuri gusa, nta kindi kintu ugomba kweditinga ngo ukore. Hanyuma tuyishyire ku rumuri rwa 42. Tuyishyize ku rumuri rwa 42. Reka turebe size ndetse turebe n'ibindi ko bitunganye. Background color white ni sawa. Hanyuma photo size nayo ni sawa. Urabona ko ifoto yacu ni nziza, iremewe. Ba bandi bajya kudufotora bakadusha ibifaranga by'umurengera ntacyo bimaze. Hanyuma iyi foto yacu ahangaha hasi uri kurebaho kilobyte. Kilobyte 100. Kilobyte zibaye 200 na nitwe tuzikora. Dukora kuri ako kantu gatukura tukazamura. Ubona ko file type iri kuri format ya JPG. Hanyuma tugakomeza turi sizinga kilobyte, uburemere bw'ifoto. Kilobyte ishobora kuba 169.37 itajya hejuru ya 240. Hasi ya 240 biba byemewe, hejuru ya 240 ntago biba byemewe. Shyira rero size yawe kuri hasi ya 240, ubwo ni kilobyte. Reka turebe.
tumara gushyira size dushaka kuri iyi foto turahita dusevinga. Hanyuma mbere yo gusevinga name, turareba name iyo foto uko tuyita, wowe ushobora kuyita uko ushaka kugira ngo aho uyibika nujya kwa applyinga uzayikoreshe uyikuye aho wayibitse. Igomba kuba itarengeje amezi 6. Si byiza gukoresha ifoto irengeje amezi 6 uyifotoye. Urabona ko ifoto yacu imeze neza cyane. Reka rero tuze turebe ko za ngero zose zuzuye. Urabona ko ifoto yacu imeze neza, ureba pixel ni 600 kuri 600, aho ni sawa. Image resolution ni 300, DPI file size 169 n'ibice 36. Ifoto yacu ikaba yujuje ibintu byose bisabwa. Color ya background ni white. Nizi size zindi ziragaragara hanga kuri iyi foto. Ndibwira yuko ari uko nguko ifoto yacu igomba gukorwa. Waba ufite abantu 10 ukabafotora mu gihe ugiye kubikoresha ahandi baguca amafaranga, ukagenda nayo ufite bikakugora, ariko ahangaho nta kigoranye kirimo, biroroshye cyane ukikorera ibintu byawe ntihagire numenya ko wabikoze.